Umugambiwimana ku buzima bwawe. Yewe ambara imyambaro yawe y'ibyiza ndetse n'ibirori, kuko umwami Imana ahagurukiye guhindura iwawe ubuzima bw'amashimwe. Yesaya 6:2 aravuga ngo yewe Yerusalemu, shyize abarinzi ku nkiki zawe, ntibazaceceka ku munwa na nijoro, yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze, kandi ntimukamuhemere kugeza ubwo azakomeza Yerusalemu akahahindura ishimwe mu isi. Umwanzi wese ukomeye kuruta abandi ni ukubwira ngo guhagarara mu isezerano ryawe, kuko ibyo ngibyo n'ubundi niba ari iby'Imana bizaba. Ntabwo kuba Imana yaravuganye nanjye nawe biguhereza uburenganzira cyangwa se safety yo kuba warikira aho ngaho, ahubwo ubuhawe akazi, ni task, ni responsibility. Uhawe noneho gukubita ntuhushe, kuko at least urakubita ukurikije icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Ni kenshi usanga umuntu yarirwaniriye ntibikunda, ariko umuntu muri ubuzima arwanisha intwaro 3. Icya mbere, umuntu arwanisha ibyo ashoboye, ibyo umenya afite, ibyo azi gukora neza. Iyo ni intwaro ya mbere. Intwaro ya kabiri, umuntu arwanisha imbaraga ziwe. Burya habaho ibintu umuntu abashoboye, ariko hari n'ibyo umuntu abasha gukora. Ibyo umuntu abasha gukora mu mbaraga afite, ashaka guterura ibiro wenda 50, undi agaterura ibiro 100, hari n'uterura 200. Umuntu arwanisha imbaraga afite hejuru y'ubumenyi. Hanyuma intwaro ya gatatu ikomeye iruta izindi, kurwanisha icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Iyo niyo ngira ngo nkwibutse muri iki gitondo cy'umunsi wa none. Muri message y'umunsi Umugambiwimana ku buzima bwacu, turi mu misi yo gusenga, tuba ku meza y'umwami dusangira buri gitondo saa 10, tuba turi kuri live kuri YouTube dusenga. Umwami Imana yanyibukije iri jambo, arambwira ngo kuki abantu bahwemye, kuki abantu bacecetse, kandi hari hageze ngo bakire. Kuko biravuga ngo usinziriye kanguka, umucyo wo no kukumurikira. Hari igihe ziba yageze kugira ngo wakire, ariko kwakira ko mu mwuka katukugiranye n'uko ibiganza. Ese warasabye akazi ahantu bakakoreza email kubwira ngo akazi warakemerewe ntusome email, warenganyaho wasabye akazi, cyangwa wakirenganya kuko utakoze follow up ngo umenye amakuru ahantu ageze. Satani yateye abantu virusi iruta kwiba, kwica, gusambana, gusinda n'ibindi, kuramya ibigirwamana. Virusi yitwa kumva iby'Imana ivuga ariko ukabirekera aho ngaho, ukabihereza igihe nk'abandi bose batizera, kavuga ngo ubwo niba ari Imana bizaba. Nta dayimoni irutiyo, nta guterwa biruta ibyo. Bibiliya yavuze ngo yemwe abibutse Uwiteka mwe guhwema, kugeza ubwo Uwiteka azakomeza hehe iwawe, mu rugo rwawe, mu buzima bwawe, amagara yawe, mu mugambi Imana igufiteho, ngo akahindura ishimwe mu isi. Erega ntukwiye kuva mu isi ubuzima butuzuye mu ishimwe. Tuvumye ikintu cyose cyakitambika ishimwe ry'Imana ku buzima bwawe. Duciye intege umwuka wose ukubwira ngo ibyo bintu ntibizahinduka, ngarega ibyo bintu warabisengeye bihagije ngo ntabwo biba, ngareka kwivuna ngo uzabana nabyo. Fire bana nabyo gute? Biravuga muri Matayo ngo nibagihuza umutima akagira icyo basaba mu isi, mu ijuru bakagisaba naho kizakorwa. Nibafunga mu ijuru bizafungwa, nibafungura bizafungurwa. Ubwo n'ubutware bw'abantu bahagara mu isengesho bagasenga. Ndagutumira ku gicaniro cy'ubuhamya. Ndagutumiye, tumira 1 2 3 muze tube ku gicaniro cy'ubuhamya. Tugira ibintu twivugira, tugira ibintu twatura n'amagambo yacu. Yakobo 5 aravuga ngo yari umuntu umeze nkatwe Eliya, ngarangije arasaba cyane imvura irahagarara, arongera asenga imvura iragwa. Iyo twahagurutse tugasengera mu bumwe, mu rukundo rwo kwizera icyo Imana ivuga, tukarwanisha intwaro yitwa isengesho, tukarwanisha icyo Imana yatuvuzeho, mbega ngo ubutsinzi buraza, mbega ngo ubuhamya buraza, mbega ngo icyubahiro kiraza, mbega ngo amashimwe ngo araza. Nuhaguruke winjire mu isi y'amashimwe. Ndagusohora mu isi yo kwitindaho, kwitekerezaho, kwiheba, isi y'agahinda. Imana yanyeretse abantu benshi bishwe na depression zateye blood pressure, zizana ibibazo bitandukanye, zazanye indwara, zizana amadiabete, zizana amakanseri ashingiye kuri depression. Abantu barahangayitse, bafite agahinda gakomeye, banze gukira, cyangwa se n'ababyemeye benze kuyoboka inzira yo kwizera Imana bamaramaje. Basenga kuko nyine ari umunsi wo gusenga, basenga kuko babihatirijwe, basenga kuko batunguwe no kwisanga online. Ntabwo bajye bagambira kuvuga ngo nkuko ngambira kujya mu kazi, nkuko ngambira kujya kwisuzumisha, nkuko ngambira kujya gutangira ibindi bintu bikorwa bishya by'ubumenyi, kwiga. Reka
ariko ntangira proje yitwa kwegerana Imana no gusenga. Icyo gihe rero umwanzi ya profise ku buzima bwe kirahagije, yinjira mu gihe gishya cyo kugendera mu isi y'amashimwe. Imana iravuze ngo ije guhindura iwawe amashimwe, ngo yemwe shyize abarinzi ku nkike zawe ntibazaceceka. Twebwe ntituri buceceke pe. Nge n'undi umuntu umwe n'abandi bantu babiri bari mu gihe cyabo, bumva ko ariyo sezo, bumva ko bagomba kuba muri spirite y'ubumana, ntituri buceceke. Wowe nuceceka nta kibazo, ariko urabucecekanye gutsindwa, urabucecekanye ikimwaro, urabucecekanye gusubira inyuma, urabucecekanye kuba mu buzima bw'amateka bw'ahahise. Kandi birivuga ngo yemwe mwe kwita ku byahise, mwite ku byo nje gukora. Urabucecekanye ubusa. Reka duhaguruke tuvuge. Ijwi ryacu riruti ry'abantu, ijwi ryacu riruti ry'amashuri, riruti ry'imbaraga, riruti ry'ubumenyi, riruti ry'abatugose. Ijwi ryacu twasenze Imana igiye yamplifia, ikarihereza capacity yo kuvuga hejuru cyane. Uko niko Imana igiye bigenzeho hageze kugira ngo abera b'Imana bagere imbere ku murongo bitangaza. Nagize yerekwa ndiho gusengera message y'umunsi kare, umwuka wera nyereka frame ya kamera, arangije anyereka frame umuntu ari muri frame, ariko ari mu bantu benshi barenga igihumbi. Ndavuga sura muntu uri kunyereka uri muri frame, sinzi abantu batabizi bishaka kubagora kubyumva, ariko nyine frame ni kuri usanga kamera iri focus ku muntu umwe, ukabona neza niwe yitayeho, kandi ku ruhande hari abandi, ku ruhande se hari ibindi bintu, ariko ukabona ibindi bintu byose reka mvuge ngo biri muri portrait ntibigaragara, ni ugaragara. Nabonye rero umuntu ari muri portrait, mbona ni ugaragara muri frame, ibintu byose biri muri portrait ntibigaragara. Umwuka warambwira ngo uriya n'umuntu uhagaze mu gihe cy'isaha n'Imana uri gusenga. Isaha imwe n'Imana, n'umuntu uhagurutsemo, n'umugabo uhagurutsemo, n'umugore uhagurutsemo, n'umusore uhagurutsemo, n'umukobwa uhagurutsemo, wanze ko atsindirwa ku musozo w'urugendo yaramaze igihe agenda avuga ngo mwami ni ryari. Ndabwirwa ngo wibutse abantu banjye ko nge niteguye gukora ibikomeye, ngariko so biteguye kwakira ibikomeye, cyangwa baragumana ibikomere by'ahahise be kubirekura ngo basingire ibyo nzanye. Barantekereza nka Imana yahise, aho kugira ngo bandebe aho nshaka gukora harutaho batekereza. Imana irambwira ngo ni mu mwanya ndikorera umurimo wanjye. Mana ndagushimiye, ndatura umugisha kubasangiza message y'umunsi abandi bose ku isi. Umugambiwimana ku buzima bwabo, abumvisha ubutumwa bwubaka ubuzima bwabo, imibereho yabo ikomezwe muri urugendo rwo kwizera, kandi iri jambo ricora imizi muri bo, rye kwemerera umuntu kugumaho yari yicaye, ricagagura imigozi yose yamuboha kugira ngo atinjiraho Imana yavuze, rimwinjize mu mwuzuro w'amasezerano mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom. We love you.